bwa sida wayigwaye nukwiyakira ariko se kiningiri wagiye ugira ibanga mwana ninde warwaye sida man yanda yayi bimaze gupfa mu kanya isiza kandi ko ubu yakaba yanagasomye yamenye ibyo agomba gukora hari handitseho ngo sida yararwaye ngo niyo umugozi ngo niwe muntu yaraherutse kuyitera wenyine ngo nudafata imiti urapfa n'imisi ibiri irashira oya shatwi urabapika pe noneho naguze ikira gikorwa cyo kwaka guhere kibibuno ejo bundi narakivugije ku irembo isoko rirarema cya gikorwa cy'ibibuno kigwaye sida oya reka kiningi ibyo nibyo guca intege none se uzi ko ariwe kandi arwaye sida ngenda mwiyiziye uriya w'ibibuno wo kwaka goyire uriya kwaye sida bose barabizi ariko nabyo kurwara sida waramupimye se ngo yayitewe na cya kigabo gipfuye ejo bundi ikihe kimwe cy'inda yaciye amabi cyafumbi ni rwafumbi nyine shatwi ubu yaranduye pe twiriye ageze mu maraso hose ntabwo uri kumva ko ari kuvuga umwuka ukanuka none si ibyo bivuze ko arwaye sida buriya amaraso maricangacanga na virusi none se abaye iki kandi ari wowe umaze kumubwira ko arwaye sida ni akazi ke none se ninjye nayimuteye ayiwe si ndagira mu rugo koko ngo ntabwo ugira iki mumbabarire mungeze mu rugo baba waje wiruka none ngo bagusindagize hano se wakoze impanuka ariko kiningi nawe wamwumva kuko urumva ko iyi nkuru amenye itamworoheye ariko akazi wajya ugabanya imitete gutuvuti yaramvuturiraga kandi nta n'icyo nabaye aza hari uwamuzanye hano ariko kiningi wakumva iyo nkuru ukaba ugifite imbaraga ariko ibi bintu nkunda kubibona bikansetsa umuntu urugero akijyana kwa muganga ari kwiruka agiye kwipimisha ibisubizo byamara kumugeraho agakenera abataha bamuteruye ariko kiningi ubu bakubwira ko wanduye ukaba ugifite imbaraga kazi uri kumva iyo ngiyo atari imiteto ariko ujya hejuru y'indangamigwa wumva ko yaba ari noromare ujya kuyijyaho utiyemeje gupfa no gukira ariko kiningi indangamirwa nizo zirwara sida gusa ubu fiyanse wawe bwite ntiyayigutera yanayigutera ukiyakira none basanze uyigwaye urirembesheje ubwo nyine ngo nturabyakira kandi ukimara kumubamora watashye userebura nka ramina atsinze igitego hanyuma ashaka ukazana imiteto yewe kiningire ntabyo kunzanaho imiteto niba waranduye byararangiye wiza kunyigwaza imbere nanjye ndi kugwana n'ibyanjye niba hari uburyo bubiri ukaba utarabwifashishije ubwo nyine uba warahiye ubwo buryo se ni ubuhe ubwa mbere kwirinda ntubikore cyangwa se byaba byanze ugakoresha kondomu ukikingira ibyo iyo utabikoresheje uba uza guteta mu bantu kubera iki we twirikanguka ahubwo baba urabona ukuntu uri kwirebesha kandi mu kanya uri kuvuga ko wagipitse wari wishimye none byaryoshye bijyana none utangiye kurira kakujyohera uyu munsi ejo kakakuniga gusa ntibyakubaho yabyambaho cyane kandi unabizi neza ntiwakirirwa unapanika uriyakira shamana ahubwo reka mbe mbacitse nyine ahubwo se njyawe uransiga ayaya urupfu rwizawe wenda karakanyagwa kabisa satu uyu ntabwo ari twiri ndi kubona ari we none se twiri mararira ahubwo dore no gucumbagira ahubwo se ni umuntu barwanye akoze impanuka satu ko nari nzi ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda aya twiri nkama mbona ari kujojoba nk'umugezi wapfuye konteri twiri bimugendekeye ngute mwana wa mama mani nubwo tutaramubaza ariko jya mfite ubwoba ahubwo nanjye sindasobanukirwa rya shyamba ryararuguru ko baritemye rudakuba hari abicanyi baba babamo bakaba bamugiriye nabi eshwi n'abicanyi nabo mani reka tumubaze arababaye byagenze gute muvandi ubu ngubu nibwo amenye ko nyifite my lord I wonder kandi mwari rajambo niho nayikuye satu nginyi rudakuba narabikubwiye ibyagutangaza hari akantu yibye muri rya shyamba bakaba bakamufatanya aba bahungu bigize abaforoderi satu ibyo turi kuvuga n'ibyo ari kuvuga ntabwo biri guhura twingo niba iki byagenze gute ni ukuri ko Imana bayinsanzemo we ni inyiba musanzemo apo rudakuba nabyumvise uyu muhungu wibuke ko yaturutse za Kigali kandi Kigali umwana wahagwiza imyaka 30 atazi imvunja ngo ni iki buro nibyagutangaza yaragiye harahepfo mu nusuku ry'amafoto akicara nk'ahantu mu ivumbi imvunja ikamwinjira yamara kuyibona mu mubiri rero akiheba ngarapfa kandi impamvu nuko naho baba barayibonye Yesu we ariko twiratinya ubusa awa twinatwe tuba tuzigendana ubu nje wansangamo nka 30 izi nkumi izi bisaza n'ibicecuru Yesu we
ndi kurira mbimenye uyu munsi n'abandi bariyakiriye. Rudakubona nawe urayifite? Awa nkirenga imwe. Twi ubona tugenda gusa ukajya ngo ntazo dufite. Cyose udakinishije kuryamaho gato. Umenya n'igihe byabereye? Nabo barazifite pe. Imvunja ni ikintu gikanga abanyamugi. Satu turamuhumurije. Njye ku ishuri habayo systeme yo guhandura. Buri kirange kimwe bakajya bagikuramo izika bakaba 909. None se mane namwe murayirwaye? Twe kuva kera. Batwi inkuru nshyashya. Twica gikobwa cyapfuye. None se twiyishwe? Kini njambo baro kavuga gake koko. Nasa nabone ko yishwe na sida byarangiye. Usida ngibiki? Ushaka kubara abantu babyumva koko? Biri kufite ubwoba bwa sida. Wayigwaye nukwiyakira. Ariko se kini ngiri wagiye ugira ibanga mwana. Ninde warwaye sida man? Gusa nudatangira imiti nawe urafada. Umva nanjye gukonja umubiri wose. Ese twibigenze bite mani ni mushiki wawe? Ngwino tubwire. Baby narakubabaje. I'm sorry. Kuko naragutengushye. Twi ihangane nukuri bigenze bite? None se ni mushiki wawe? Mushiki wanjye yakoraga ku kabari. Noneho ngo bya bishoferi byo muri Kongo biraza biramushaka bimugira umugore bimutera indwara bitabyigendera. None shadura bikuyemo n'urupfu. Twi imisozi maze niri kuranga uri kwiganira nta kibazo ufite. None se bigenze bite ko numva uri kumuhamagara umutesha umutwe? Yanda yagiye bimaze gupfa mu kanya. Isiza kandi ko ubu yakaba yanagasomye yamenye ibyo agomba gukora. Hari handitseho ngo sida yararwaye ngo ni y'umugozi. Ngo ni we muntu yaraherutse kuyitera wenyine ngo nudafata imiti urafana n'imisi ibiri irashira. Goodbye. Legend never die. Ugize ngo iki? Aho kwitwa na sida y'umuntu unanutse nakicwa na sida y'umuntu afite nyasha. Ayegoye. Niba ari gupfa ndabyakiriye. Bisido Best Shop Diaspora Online. Ese ukeneye kugura no kugurisha? Ushaka kugura inzu, ibibanza n'imodoka n'ibindi? Yego, ndabikeneye. Nta handi wabisanga ni muri Bisido. 0783 36 258. Bisido Sale.